twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe Nyagasani duhamanganga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Nyagasani aradukunda, araduhamagaye kugira ngo atugabire maze tumererwe neza kuri iki cyumweru cya 33 mu byumweru bisanzwe umwaka wa liturujia A, tariki 19 Ugushyingo 2023, ubwo tujya kuzirikana ku masomo aduhamagarira kuba maso kugira ngo dushobore gukora neza icyo Imana idushakaho, kwitegura neza ubugingo bw'iteka. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'imigani, umutwe wa 31 umurongo wa 10 kugeza ku wa 13, umutwe wa 19 kugeza ku wa 20, umurongo wa 19 kugeza ku wa 20, n'umurongo wa 30 kugeza ku wa 31. Umugore w'umutima azabonwa nande ko asumije agaciro amasaro meza. Umugabo we amwiringira abikuye ku mutima, maze agakunda agatunganirwa. Uwo mugore aramunezereza, na rimwe ntajya mutenguha iminsi yose y'ubuzima bwe. Ashakashaka ubudodo n'ubuhivi bworoshye, maze intoki ze zigashishikarira kuboha. Ikiganza cye agicyamurira ku rubohero, maze intoki ze zigasingira ikizingo cy'ubudodo. Amaboko ye ayaramburira abakene, akagirira ubuntu ababuraniwe. Ikimero kirashukana n'uburanga bugashonga, ahubwo umugore utinya Uhoraho niwe ukwiye kuratwa. Mujye mumwegurira ibyavuye mu kuboko kwe, kandi aratirwe mu ruhame ibyo yakoze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 128. Hahirwa umugaragu w'indahemuka, Nyagasani amushinga urugo rwe. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Uzatungwa n'ibivuye mu maboko yawe, uzahirwe kandi byose bigutunganire. Umugore wawe azamera nk'umuzabibu warumbukiye mu nzu yawe. Abana bawe bazamere nk'ingemwe z'imitini zikikije ameza yawe. Nguko uko ahabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho. Uhoraho araguha umugisha iminsi yose y'ubugingo bwawe, maze uzabone abana b'abana bawe. Hahirwa umugaragu w'indahemuka, Nyagasani Imana amushinga urugo rwe. Isomo rya kabiri ni ryo mu baruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Bavandimwe, ku byerekeye igihe n'amagingo ibyo bizabera, ntimukeneye ko tubibandikira. Ubwanyu muzi neza ko umunsi wa Nyagasani uzaza nk'umujura wa nijoro. Igihe rero bazaba bavuga ngo mbega amahoro n'umutekano, nibwo icyorezo kizabatungura, nk'uko ibise bitungura umugore utwite kandi nta mahungiro. Ariko mwebwe bavandimwe, ntimukiri mu mwijima ku buryo uwo munsi wabatungura nk'umujura. Mwese muri abana b'urugo, ntituraba ijoro n'ab'umwijima. None rero ntitugasinzire nk'abandi, ahubwo tube maso kandi twirinde gutwarwa n'irari. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 25 umurongo wa 14 kugeza ku 30. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa by'ihindukira rye, maze abacira umugani agira ati: iby'icyo gihe bizamera nk'umuntu wari ugiye kujya mu rugendo, agahamagara abagaragu be, akababitsa ibintu bye. Umwe amuha amatalenta 5, undi 2, undi 1, umuntu wese ku rugero rw'icyo ashoboye, hanyuma aragenda. Ako kanya wari wahawe amatalenta 5 ajya kuyakoresha, maze yunguka andi 5. Wari wahawe 2 nawe yunguka andi 2. Naho wari wahawe 1 aragenda, acukura umwobo mu gitaka, maze ahishamo imari ya shebuja. Hashize igihe kirekire shebuja w'abagaragu araza, maze amumurikisha ibintu bye. Wahawe amatalenta 5 aregera, maze amuhereza amatalenta 5 yandi agira ati: shobuja, wari wampaye amatalenta 5, dore andi 5 nungutse. Shebuja aramubwira ati: nuko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho. Ngwino wishimane na shobuja. Wahawe amatalenta 2 nawe araza agira ati: shobuja, wari wampaye amatalenta 2, dore andi 2 nungutse. Shebuja aramubwira ati: nuko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho. Ngwino wishimane na shobuja. Haza uwahawe talenta 1 aravuga ati: shobuja, nzi ko uri umuntu w'umunyabugugu, usarura aho utabibye,
ukanura aho utanitse. Naratinye ndagenda mpisha talenta yawe mu gitaka, dore ibiri byawe. Naho shebuja aramusubiza ati, mugaragu mubi kandi w'umunebwe, wari uzi ko nsarura aho ntabibye, nkanura aho ntanitse. Uba rero warabikije imari yanjye abari kuyungukira, nagaruka nkabona ibyanjye n'inyungu. Nimumwambure talenta ye, maze muyihe ufite amatalenta 10, kuko utunze bazamuha agakungahara, naho udafite namba bazamwaka n'utwayaganyiragaho. Naho uwo mugaragu w'imburamumaro nimumujugunye hanze, ahazarira kandi agahekenya amenyo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Amatalenta wampaye Mana, dorandi nungutse. Amatalenta wampaye Mana, dorandi nungutse. Dorandi nungutse. Shobuja wari wambaye amatalenta 5, dorandi 5 nungutse. Amatalenta wampaye Mana, dorandi nungutse. Amatalenta wampaye Mana, dorandi nungutse. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Tugira ubuntu na Nyagasani kuba duhamagaye natwe kuri iki cyumweru, kiri mu byumweru biri gusoza umwaka turi ku mpera. Uko izi mpera z'uyu mwaka ziri kudusatira, nta niko burya n'ubuzima narinjye kuvuga buri kudusatira. Navugaga ubugingo bwo hakurya y'imva. Ntugire ubwoba, nivugiraga ijuru. Nyagasani nidukora neza azaduha ijuru. Ngaya rero amasomo kintu byacu duteguriye adufasha kwitegura ijuru. Ngo umuntu wese agira amaherezo 4: urupfu, urubanza rw'imperuka, umuriro cyangwa ijuru. Nawe rero nyuma yuko hari ibyo ukoze hano ku isi, ujye ukubita agatima ku ijuru. Hakurya y'imva bizaba bimeze bite kuri wowe? Ujye byibaza buri munsi, ese uzajya mu ijuru cyangwa uzajya mu muriro? Ushatse wabuhitamo kimwe, kuko Nyagasani yaguhaye amahirwe. Amasomo kintu byacu duteguriye aratwerekeza ku matalenta. Amatalenta Imana yaduhaye ni menshi cyane. Ese hari umuntu Imana itahaye italenta? Hari umuntu Imana itahaye impano? Ntawe. Buri wese yamuhaye ku rwego rwe. Na niyo mpamvu Nyagasani aduhamagaye ku mpuhwe z'ahangaha, ajye kongera gutwibutsa ibyo yaduhaye. Bamwe tutajya tubikoresha, abandi turagerageza, ariko Nyagasani akatwibutsa. Nyagasani aratwibutsa buri munsi ati ba maso, kuko nshobora kuza nkagusarura kandi byaba ntabwo ari kera pe. Niyo mpamvu tugomba kuba gute? Tugomba kuba maso, tugacunga neza ibyo Nyagasani yaduhaye, ya matalenta. Amasomo kintu byacu dutegura aryoshye cyane, aratuganisha ku matalenta. Uko dukoresha talenta Nyagasani yaduhaye cyangwa impano Nyagasani yaduhaye. Dufite impano nyinshi, nanjye kuvuga zuzuye nk'igitebo, igitebo cy'impano. Buri wese rero arazifite bitewe n'ahari. Nyagasani ashobora kuguha impano bitewe n'aho uri, n'igihe urimo, aho uri, abo mubana, ibyo ukora. Ariko igihe cyazagera ya mpano ishobora kurangira bitewe n'ubutumwa Nyagasani yashakaga gukora aho ngaho, cyangwa nanone impano ishobora kurangira nanone bitewe nawe utarashoboye kuyikoresha neza uko Nyagasani yabishatse n'icyo yayiguhereye. Buri wese afite impano bitewe n'ahaba. Byumvikane ntabwo tuzikoresha ku rwego rumwe, kuko tutari ahantu hamwe. Nta nubwo tungana, nta nubwo twavukiye rimwe, ntabwo twagere ku isi rimwe. Gusa icyo duhamya nuko dufite impano rusange twese yitwa ubuzima. Ubwo buzima rero bukoresha igihe, bukorera mu gihe ndetse n'ahantu. Niyo mpamvu tugomba kwitoza nk'abantu, ibiremwa, bya biremwa bifite intangiriro ndetse n'iherezo, kwihutira gukora kare, gukora cyane. Uyu munsi ni gukora cyane, ubwo tuza kwibutswa mu ntego tujye kuzirikanaho igira iti, hari talenta watabye. Nicyo Nyagasani aje gukwibutsa, nanjye aranyibutsa, twembe aratwibutsa ati, padiri, wasanga hari talenta nawe watabye? Maser frere, mubyeyi ushinze urugo, mwana, rubyiruko, hari talenta watabye, hari impano watabye, hari impano uhishe,
hari impano wajugunye, nyagasani aje kukwibutsa, hari impano watabye. Amasomo y'uyu munsi adufasha gukora cyane uko dukora hano ku isi, abe nako dukora twitegura iki? Ubwami bw'ijuru. Twaremewe twese kuzajya mu ijuru, niho tuzishima iteka. Uwakoze neza arahembwa, n'uwakoze nabi arahanwa. Ese ukorera igihano cyangwa ukorera igihembo? Hari impano watabye. Ako kantu uze kugenda ukibuka uko tugenda dukomeza no kuzirikana kuri aya masomo. Hari impano watabye, ngende nirebe iyanjye natabye. Amasomo yose hagarutsemo impano ku buryo butandukanye. Uwo twumvise mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'imigani, barata umugore ukora cyane, umugore ukoresha impano ze, agakora neza urugo rwe, akanezeza umugabo we, akanyura umugabo we. Bitwerekeza natwe ku bantu tumeze natwe nk'abageni imbere ya nyagasani, aho duhamagariwe nyine kumushimisha, tugakora neza, tukanyura Imana muri ibyo yaduhaye. Biradusaba gukora cyane. Ni nayo zaburi y'uyu munsi, aho ije ishima umuntu ukora neza, uwo nguwo nyine arahirwa, yahawe umugisha n'Imana, umuntu ukora neza, umuntu ukora cyane. Isomo rya kabiri, Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyetesaloniki, arabashishikariza gukora. Aratwibutsa ko turi abana, tugomba kuba abana b'urumuri, abana ba nyir'ukuri. Urumuri rwa Kristo ukadutambukamo, turi abana b'urumuri. Ni ukwitoza muri ubu buzima guhora turi inyangamugayo, dukereye kwakira nyagasani mu budahemuka, mu gihe dutegereje ihindukira rye. Yezu Kristo yahozeho, ariho, kandi azahoraho. Nta munsi Yezu atagaruka, buri munsi aragaruka. Yewe na buri saha, buri segonda Yezu aba ahari. Yezu se yajya he? Buri gihe bari mu buzima bwacu, ashobora kugaruka agahita akujyana. Ese akujyanye, wagenda uri umwana w'urumuri? Wagenda iwawe nta mwijima uriyo? Wagenda ubuzima bwawe bwororotse? Ni ngombwa aje gukwibutsa uyu munsi ko hari itare ntawahishe, hari urumuri wahishe, hari ijambo ry'Imana wahishe muri wowe, hari ubunyangamugayo wahishe iwawe. Iyi vanjiri rero ije itumurikira, itwereka uburyo tugomba gukora cyane, tukabyaza umusaruro ibyo nyagasani yaduhaye. Nyagasani yaduha amatalenta menshi. Hari impano y'ubuzima, yaduhaye ibyo kurya, aduha icyo kunywa, aradutunga, turatunganirwa. Mana, uriho gushimwa, warakoze Mana. Izo mpano zose nyagasani yatugabira. Warize, uraminuza, uracuruza, urahinga, urorora, uriga, urigisha, uravura, ushinze urugo, ushinzwe abandi, uyobora kiliziya, uyobora urugo, uyobora igihugu, uyobora akarere, uyobora abandi. Izo zose ni impano nyagasani yaduhaye, tuzikoreshe neza, tumugororoke hano ku isi. Bityo twimenyereze gukora cyane nk'abakorera ijuru, kuko mu ijuru bisaba gukora cyane. Ese nta kintu wahishe kiri gukubuza ijuru muri ino minsi? Impano wahishe, impano wajugunye, talenta watabye. Uno munsi wo kubyutsa amatalenta yacu, aho utayakoreshaga, aho twasinziriye, aho twagiye twiryamira, bamwe bagatangira bakarota, abandi bakagona, tukibagiza ko Imana yacu iyo ihora iducunze 24 kuri 24, yo ntisinzira. Ese gucyo usinzira? Wa munyabitotsi we, kanguka. Watabye talenta y'Imana kubera ubunebwe, kubera kwikuza, kubera kwirata. Hari ikintu wahishe kigiye kukubera nabi mu buzima bwawe. Bamaso maze twegere nyagasani. Umukozi ku murimo niyo Imana yemera. Ese mubyeyi, ndantu mu buzima bwawe ugira ubunebwe? Rimwe na mukagira ishyari, ukirata, ukiyemera, bwa bwoba. Turumva abagaragu 3 bahawe amatalenta, 2 bayabyaje umusaruro, ubunguka bikubye 2. Ariko wa nyuma ngo yagize ubwoba. Ntabwo yagize ubwoba gusa, aho gatangiye tukana shebuja. Nguko ko dutaba talenta zacu kubera ubwoba. Bwa bwoba bungana n'ikimenyetso cya sekibi, agasuzuguro, ubunebwe, ubujiji n'ibindi byose bitanogera nyagasani. Uyu mugaragu wa 3 arashushanya ibyaha bituma tudakorera Imana uko bikwiye. Bya byaha bizatuma batuboha, tukazajya aho tuzahekenya amenyo. Kandi twarakoreye Imana, natwe nyagasani yaraduhaye,
ntacyo nyagasani atadukoreye, ariko ku munota wa nyuma tukinanirwa. Mubyeyi, wowe ukora iki? Ushyiramo imbaraga zihe kugira ngo ubone ubugingo bw'iteka? Erega ntabwo ari imbaraga izi z'umubiri, ntabwo ari ibibaraga. Ce ne sont pas des forces mais des techniques. Ni ngombwa ubwo butungane. Ushaka uri umukristo ariko niba imbere udatunganye, uragira ngo se ubwo ntiwatabye ubukristo bw'Imana? Ubukristo bwa Yesu warabutabye. Ya talente y'Imana watabye ni yihe? Talente Imana yaguhaye. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu ruganda rumwe rwaruyowe n'umujera. Urwo ruganda rero rukaba rwarakoragamo umukristo ndetse n'abandi ngo batari abakristo. Umunsi umwe rero jera ngo aza kuza aje gusinyisha, bashakaga kurya ruswa hato shebuja atazarabukwa. Ubwo bari bazanye amakarito yari yuzuye imiti, inshinge, ibinini, udukingirizo, bya bintu byose bikoreshwa mu gukuramo inda, n'ibikoresho byose by'ubusambanyi, n'ibikoresho byose bikoreshwa mu ngeso mbi zo kugira abana b'Imana nabi. Nuko jera abwira abo bakozi ngo bari batatu, ngo arababwira ati, umva rero mugomba gusinya, kuko ibi bintu bigiye gutwinjiriza amadolari ibihumbi 100 bose atarazi. Ayo rero tuzayasangira. Nuko umukozi wa mbere arasinya, ngo yari umupagani. Uwa kabiri nawe ngo yari umupagani, ngo arasinya. Nuko ngo bageze ku mukristo, umukristo aratsemba ati, sinshobora gusinya nubwo mwagira mute. Nge sinyire ibintu biza kwica abana b'Imana. Ntabwo nshobora gusinyira ziriya produit ngo zinjire hano. Ntabwo nshobora kurya ruswa ngewe. Ntabwo nshobora gusinyira ruswa. Nuko wa mukristo yanga gusinya. Bwa kabiri, ku nshuro ya kabiri, wari umushinzwe jera yongera kumutumaho, aramubwira ati, umva abandi basinye niwe usigaye, nsinyira aha ngaha kugira ngo turebe ko twaramukaho. Unsinyire ndaza kuguha 1/2 cy'amadolari. Bishatse kuvuga amadolari 50,000. Urumva ngo uyu mukozi w'umukristo ngo yakoreraga gusa amadolari 50. Nawe urumva ubwo bwikube yari guhita nitahira, ubundi akagira ate, akajya arya urwo rufaranga ko bukeye nuko bwije. Ngaho natekereza uburyo umukristo uru rufaranga rushyushye ajye kurwitesha. Nuko wa mukristo babiri bambati, sinshobora gusinya, ntago nasinya imbere y'aya mafaranga. Haciye ikindi gihe ngo jera yongera kumuhamagara bwa gatatu, aramubwira ati, umva rero urahitamo ibintu bibiri wa mukristo we. Urahitamo unsinyire amafaranga yinjirane n'ibicuruzwa, cyangwa uhitemo nkwirukane ubura akazi. Genda rero ngo haye iminsi 7 yo kubitekerezaho, bityo nkwirukane cyangwa usinye. Ese akazi arakareka, ya mafaranga arayaharate imbere y'aka kazi, imbere y'umubosi? Ngaho natekereza uburyo agiye gusinya. Ese umukristo ari buze gusinya koko? Komeza ubyibazeho. Nuko wa mukristo ngo hashize umunsi umwe gusa, ngo ahita agaruka ku kazi, maze abwira umukoresha we ati, sanze nta kundi ngomba gusinya, zanaho nsinya ubundi nkomeza akazi kanjye. Ubuzima buragoye muri no minsi, kubura akazi, nzongera nkureho icyo kurya, nzongera nkureho ifunguro, mpereza nsinye. Nuko wa mugaragu amaze gusinya bya bipapuro, birumvikana bya biproduit bindi nabyo byahise byinjira umufuririzo aho ngaho. Amaze gusinyira ibyo bicuruzwa byose ko bigiye kwinjira aho ngaho nyine muri urwo ruganda bikomeze bikore n'akazi kabyo. Nuko jera ngo aramuhamagara, aramubwira ati, umva rero uri n'igicucu, uri umuswa, wowe umaze kurya ruswa. Uzi ko mu ruganda rwo hejuru, uruganda rukomeye cyane, nari ngiye kuguha promotion nk'umukristo. Bari bansabye mu ruganda rukomeye kuzashaka umukristo bazashinga stoke, icyumba cy'ububiko gishyushye cyane kugira ngo akirinde umuntu w'umukristo unyangamugayo. Kandi ubu nari ndi kukugenza nkugenzura, nari ndi kugupima ngira ngo ndebe umuntu nzohereza aho ngaho kure muri urwo ruganda rukomeye. None nsanje nta kirimo, uri birawuti, uri biri hanze, uri umuhemu. Kwa kugira ngo ndebe koko ni uri umukristo, ariko nsanze utari umukristo, uri inkunda mugayo, uri umuhemu. Ubu se ninde wagushinga ikindi kintu gikomeye? Vuba na bwangu mvira no mu bintu, n'akazi uhise ukabura, kuko ejo n'ejo ubundi wangambanira. Umuntu utinyuka gukora ibi ngibi, gusinya, kwiyemera ngo uri umukristo, nyuma ukaza kugaruka ugasinya, n'ejo ubundi nanjye wangambanira. Fata ibyawe ugendeye, nta kazi nongera kuguha, nta kazongera no kubona muri uru ruganda.
umuntu umeze nkawe se ni hehe namutanga? Ninde wamuzamura mu ntera umuntu umeze nkawe? Ejo n'ejo bundi wazagambana ugakora ibirenze ibi ngibi ukihakana abashobuja. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Aha, ikintu wahishe, itare nta wataye, itare nta wajugunye, yatare nta watabye. Ngo kuko imbere y'amafaranga ushobora gutaba ubukristo bwawe ngo urashaka kwitabara. Ngo kuko imbere y'akazi ngo akazi gashyushye da, ushobora gutaba ubukristo bwawe, ugataba ishapure yawe, ugataba agatabo k'umukristo kawe, ugataba Bibiliya yawe, ugataba ubukristo bwawe imbere y'akazi mubyeyi. Ngo kuko imbere y'amafaranga ushobora gutaba ubuzima bwawe, ugataba iyo tare na Nyagasani yaguhaye. Ngo kuko abantu benshi twagiye dutaba ubukristo, ukabutaba mu ikabare, ukabutaba mu nzu y'indaya, ukabutaba mu gihuru mu kigunda, ukabutaba mu isayo. Ubukristo bwacu twarabutabye. Ngewe talenta Nyagasani uyu munsi akwinginga ati watabye talenta yanjye, kuki talenta yanjye utayihaye bashobora kuyungukira? Ngo kuko imbere y'Imana tuzabura ibyo twisobanuramo, kuko twabaye abahemu. Umuntu wese uriye ruswa ahinduka nyine umuswa. Iyo wemeye ibicuruzwa bikinjira kandi bigiye kwica abana b'Imana, aho nawe uri gutaha ubukristo. Ongera urebe, ese nta hantu nko mu ivuriro ryanyu, navugaga hirya kure cyane muri Afurika, mu bitaro byanyu hatangiye kwinjira ibintu byica abana b'Imana, kandi urahari w'umukristo, wakoze iki se? Imbere y'akazi, imbere y'amafaranga batakwirukana, ariko ubukristo warangije kubwirukana. Wakoze iki aho hantu? Icyo ni cyo azakubaza. Yezu ntabwo azakubaza ngo ibyo utasomye misa, azabimbaza nanjye, ariko azakubaza ati hariya muri iriya vuriro ko wari uhari umukristo, ubashije guhamarira iki? Ko bari abana b'impinja bapfuye umufururizo bakongera bagapfa, yewe inda zigakurwamo iryaguye, kandi wari uhari, wari umukristo, warabatabye, ubataba muri iriya sayo, kandi uri umukristo, watabye ubukristo bwawe imbere y'abari abahemu, imbere y'abari abicanyi, imbere y'abari abagambanyi, imbere ya ziriya nkozi z'ibibi. Utaba ubukristo bwawe hariya mu isayo koko? Vraiment ngo ko Nyagasani tuzabura ibyo twisobanura. Wowe nanjye turimo, kuko turi abanyabyaha, dukora ibyaha byinshi bigenda bipfundikira ubukristo bwacu, bigatwikira ubukristo bwacu, bigahamba ubukristo. Wahambye ubukristo, itare nta wahambye ni iyihe? Nk'ubwo ubukristo twagiye duhamba. Mukristo muvandimwe, tare nta wahambye ukayihamba imbere y'abagomeramana, ukayihamba imbere y'abantu barwanya Imana. Itare nta wahambye ingeso wishoyemo, ugahamba ya talenta yawe mubyeyi, mugabo, mugore, iyo talenta wahambye koko, iyo talenta uri guhamba. Dufite akazi, dufite imirimo, dufite amafaranga. Aha, ngo maritiri guhorwa Imana ni igihe cyose nawe uzemera ugahagararira Imana, ugahagararira Imana mu bitaro byawe, ugahagararira Imana mu ruganda, ugahagararira Imana ku kazi, mu ishuri, mu kigo, ugahagararira Imana mu rugo rwawe, ukirinda ko hari icyo wataba kiza kwica abana b'Imana. Ubwo se umuntu utubeshya ngo ni umukristo ariko akaba ari gukora biriya bindi nkatwe twese, wowe se koko ari umukristo nyabaki? Please, talenta yawe watabye mu gitaka koko. Aho nihakanye Yezu, aho nihakanye Kristo, kandi ndi umukristo, mpabwa Yezu buri munsi, numva ijambo rye buri munsi. Ariko ngewe padiri, wasanga koko hari talenta y'Imana natabye. Nyagasani utubabarire aho twagiye dutama talenta yacu. Ni ukuri Yezu kuri uno munsi natwe dufashe, wongere duhande amahirwe, maze ntuhite tujugunya Nyagasani witaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Mwese bifurije ijuru, kandi Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.